muhaye ikaze nanone kuri Basi Live TV. Namwe muze mumenyereye twageze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe. Kandi nkomeza no kubifuriza umwaka mushya muhire. Turakomeje mu cyigisho cy'ubuzima, tugiye kureba hamwe amabanga 4 abagore bahisha abagabo. Iyo mvuze amabanga abagore bahisha abagabo, ntago mba mvuga abagore gusa nk'abagore, ahubwo n'abakobwa barimo, n'abasore barimo, n'abagabo bose. Ubwo n'umuntu wese iki cyigisho kiramureba. Tugiye kwifashisha igitangazamakuru cya santé+mag.com cyanditswe na Laurence O cyo kuwa 9 z'ukwa kabiri 2018. Twifashisha n'ikindi cyitwa pause caféine.fr cyo kuwa 3 z'ukwa gatandatu 2015. Ubwo rero ni ibintu byiza ngira ngo mubashe kumenya. Ndetse n'ikindi gitabo ntajya nibagirwa iyo ndi kwigisha mu bintu bijyanye n'imibanire cyanditswe na Dr Nancy Van Perte mu gitabo cyitwa Pour le meilleur et pour la vie. Ni ibintu byiza ngira ngo mumenye. Hari abagabo n'abasore bajya mu rukundo bikabayobera, bakagubwa nabi, ibintu bikabacanga kubera ko baba batazi akenshi muri rusange abagore benshi ukuntu baba bameze. Hari igihe ushobora gukubitana n'umugore umwe, ngiye kuvuga ahangaha, uba ugomba kumenya none rero ukuntu ugomba kwitwara. Ntabwo ari byiza kubabara mu rukundo, ni ngombwa kwitegura ibintu byose. Ikintu cya mbere, abakobwa n'abadamu bamwe na bamwe bakunda gukoresha amapilule kugira ngo badasama. Hari igihe abantu baba bari kumwe bari mu rukundo, noneho bakanishora no mu bijyanye n'amabanga y'urugo imburagihe. Noneho rero kubera ko umukobwa cyangwa se umudamu azi neza ko uwo muntu bakundana mubwiye ngo aratwite, zahita zimwakira akamujugunya. Niyo mpamvu abenshi bishorera mu bintu bijyanye no gukoresha amapilule cyangwa n'ibindi bintu biringaniza imbyaro cyangwa byatuma umuntu adasama, amacontraceptif. Ubwo rero bivuze ngo umukobwa ukunda gukoresha bino bintu iyo ashatse ntabwo ahita asamira igihe ashakiye. Niyo mpamvu rero hari abantu benshi bajya bibaza impamvu abadamu badatwita. Nacyo iki kintu mujye mukirebaho. Hari igihe wowe mukobwa urimo kubikora uzi neza yuko urimo kwirengera kano kanya, ariko mu gihe kiri imbere zizakwakira, kuko muzaba mujya kwa muganga, umugabo asanga ni muzima, nawe bagupima basanga uri muzima, ariko harimo ibintu nyine bikurimo bituma utabasha gusama, byagiye bikakwitsindikamo, bigatuma imisemburo yawe ituma wabyara cyangwa se wasamira igihe ushakiye iba perturbe cyangwa se ibangamirwa, ihungabana. Rero bivuze ngo kwirinda biruta kwivuza. Mu gihe rero mu rugo noneho rero hari igihe umugabo aba ari kumwe n'umudamu, ariko umudamu adashaka no kubyara, ariko ntabibwira umugabo ko adashaka kongera kubyara. Bashobora kuba bafite umwana cyangwa se batanamufite, akumva ko adashaka kubyara, akajya yinywera turiya tunini nyine, kuko akenshi n'umuntu urimo kutunywa ushaka kumenya ko ari ibinini biringaniza imbyaro, kugira ngo nuko umuntu arwaye umutwe akanakubwira ko arwaye umutwe ari ibintu by'imitwe ari kukubeshya. Rero mwitondere ibi bintu, byanze bikunze ibi bintu byitwa kuringaniza imbyaro bigira ingaruka mu buzima. Nubwo mu kanya gato bigukemura ikibazo, ariko mu buzima busanzwe bw'amabanga y'urugo cyangwa n'ikindi birangirika. Ni nayo mpamvu uzasanga abadamu benshi bakunda gukoresha imiti iringaniza imbyaro bakunda kumagara mu myanya y'ibanga. Bivuze rero nshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza. Ikintu cya kabiri, abakobwa n'abadamu bamwe na bamwe bakunda kugira abasore cyangwa abagabo bihengekana ku ruhande. Bundi muri rusange umugore yakundana n'umugabo, umukobwa yakundana n'umugabo cyangwa se n'umusore, birazira bikanazirizwa ko aba afite umugabo cyangwa umusore ku ruhande. Nubwo nta mabanga y'urugo banakora, ariko aba afite umuntu ku ruhande kugira ngo umunsi wowe wamujugunye, wamurekuye, azaba afite undi muntu agomba kuba ari kumwe nawe. Ntabwo azabikubwira. Ibi bintu ni ibintu umukobwa cyangwa umugore atakubwira ko afite undi mugabo cyangwa undi musore bakundana. Wowe uzajya ubibona ko akenshi iyo ari nk'umuntu mwegeranye cyane, muri telefone ye ubasha kujya ubona izina ry'umuntu cyangwa se nimero y'umuntu igaruka cyane.
menya neza yuko nubwo yaba ataguca inyuma aba ari umuntu umucungira umutekano. Kandi noneho nawe musore nawe mugabo, nubona hari umukobwa cyangwa umudamu mukundana afite undi musore cyangwa undi mugabo, menya ko atakwizera. Menya neza yuko atizeye yuko uri umuntu muzarambana. Niyo mpamvu abasha kuba afite undi muntu. Hari igihe ushobora kuvuga ngo umukobwa mukundana, umugore mukundana araguca inyuma, ashobora no kuba ataguca inyuma, ariko nuko atakwizera. Nubona umukobwa mukundana, umugore mukundana afite abandi banakunda guhamagara b'abagabo cyangwa b'abasore, iki ni ikimenyetso simusiga yuko atakwizera. Ntabwo yizera yuko muzagerana kure. Ntabwo rero azakubwira ngo afite undi muntu bakundana kandi abizi neza yuko ngo bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo bagarira yose kuko ubutazirizera n'isarumba. Menya neza rero ko ntuzajya ubabazwa, ahubwo menya ngo uwo mukobwa cyangwa umudamu ntabwo akwizera. Umugore ukwizera cyangwa umukobwa ukwizera uba uri wenyine, nta wundi musore n'undi mugabo muba muhanganye. Ariko nubona ko hari uwo atelefona buri munsi, nubwo yaba ari umugore mubana mu rugo, ukabona muri telefone hari umugabo cyangwa se umusore ugaruka, niyo umugiriye nabi ukamutuka ukamukorera nabi, niwe ahamagara bwa mbere, niwe yohereza message bwa mbere kugira ngo abashe kuma affection wowe utabasha kumuha. Abakobwa n'abadamu ni abantu b'amarangamutima. Iyo utayabungabunze rero, hari abasore n'abandi bagabo ku ruhande biteguye kubungabunga ayo marangamutima y'umukunzi wawe cyangwa se y'umugore wawe. Ikintu cya gatatu, umugore cyangwa se umukobwa muri rusange ni gakeya abasha kuvuga ngo yego cyangwa se oya, akunda guca ku ruhande. Iyo ari ikintu kitagenda neza, ntabwo umukobwa cyangwa umugore aza kubwira ngo ibi ntabwo bishaka, cyangwa se akubwira ngo oya. Niba utamurimo ntabwo azakubwira ko utamurimo. Nubwo wakora ibiki ukamugura buri kimwe cyose, uzigera umujyamo. Kubera iki? Impamvu utamurimo, hari ibintu byinshi barimo gucunga. Ubwo rero gucungira ku bimenyetso bimwe na bimwe. Umukobwa cyangwa umudamu utarimo, ikintu kizacyambere kizabikubwira. Amaso yo muri kurebana. Amaso afite urukundo atandukanye n'amaso afite uburyarya. Ukuntu amwenyura n'ukuntu akureba ujye ubicunga. Umukobwa ukwishimiye cyangwa umudamu ukwishimiye hari ukuntu akureba, bitandukanye niyo nta kintu gihari. None ikindi uzarebe umwanya guha umukobwa umudamu gukunda ukwishimiye. Ikintu cya mbere aguha umwanya. Igihe cyose umushakiye uramubona. Niyo umuhamagaye kuri telefone ukamubura cyangwa ukamuha message agatinda kugusubiza, iyo agarutse akubwira ibyo yararimo cyangwa se akakubwira yuko yarahuze akagusaba imbabazi. Ariko umukobwa cyangwa umudamu utarimo nta kintu azakubwira, mbese azabifata nk'ibyo ngibyo biri aho ngaho. Ntuzamuhamagara ngo muhure akonera umwanya, azakubwira ko afite gahunda yo kujya muri bridal shower, azaye muri baby shower, azaye muri anniversaire z'abantu n'ibiki byose, ajya ashaka ikintu gituma mudahura. Rero iki kintu mwe gukomeza kwirukanka inyuma y'abantu, uyu mwaka turimo turawusoza, mumenye ngo umwaka utaha ibi bintu bigomba guhagarara. Umukobwa umudamu ntazakubwira oya, ariko uzajya ucungira ku bimenyetso, uzajya ucungira ku myitwarire akugiraho. Ikindi kintu cya kane noneho rero, ikintu cya mbere ugomba kwitondera, umukobwa cyangwa umudamu umaze gutandukana n'umukunzi we cyangwa se n'umugabo we, ako kanya ugahita umwishoreraho, menya neza yuko amarangamutima ye akomeretse akiva, aracyava agahinda, aracyava umubabaro. Rero ushobora kwishorera ukavuga ngo ugiye kumuhoza, nyamara ukazasanga ni wowe ugiye kurira. Bivuze rero umukobwa cyangwa umudamu utandukanye nazakubwira yuko yarekanye burundu n'uriya mu ex wiwe. Ikintu kizakubwira ko umuntu yatandukanye na ex, uburyo se azamuvuga n'uburyo kintu iyo umuvuzeho abasha kurakara akavuga nabi. Ariko ubyitondere cyane. Dr. navugaga, Dr. Nasivani Perez avuga ko niba umuntu arakomerekejwe amarangamutima yiwe, uramenya utamwishoreraho. Nibura umuntu umaze umwaka umwe hagati, kuva ku mwaka kuzamuka, nibwo abasha kuba ibikomere bye bigenda bikira. Ariko nushaka umugore cyangwa se umukobwa nguje kumuhoza, nguje kumukiza, ngo amarira ye bamurijijeho, uribeshya cyane. Nta mugore nta n'umukobwa uzahoza, ahubwo uzasanga ari wowe ugiye kurira, ukeneye abantu baguhoza. Ni ngombwa rero yuko ugomba kumuba hafi, ariko umwigaho umugenda gahoro, kugira ngo urebe neza ko ibyo bikomere bye byakize.
umukobwa cyangwa umudamu ugikomereka mu marangamutima ye aba ari mubi cyane. Namwe bakobwa namwe badamu muramenye mutazishorera ku bagabo babandi n'abasore batandukanye nabo bakundanaga nabo cyangwa nabo babanaga nabo, ngo ugiye guhoza, ngo ugiye kugira gute. Nta mugabo uzahoza, azaba aje kugukinisha, kugukiniraho kugira ngo noneho nyine amarangamutima yiwe ukomeze kuyabungabunga. Iyo umuntu amaze guhora amarangamutima hari ukuntu wamugenjeje neza, abasha guhita kurekura, ahubwo akitegura gushaka uwundi muntu abona bajyanye. Kwirinda biruta kwivuza. Ikintu cya nyuma, umukobwa cyangwa umudamu wakomerekeje amarangamutima yiwe arabanza akakubabarira, ariko iyo amaze kuvuga ngo désormais uyu muntu ndamurekuye, hari igihe akurekura. Mu kukurekura ikintu kizabikwereka, azagenda yigirayo, ntazongera kuguhamagara, ntuzamuhamagara ngo umubone, ntuzamuha message ngo agusubize, mbese uzahita ubona neza ko nta mwanya ufite mu buzima bwiwe. Ubwo rero ntabwo azigera akubwira yuko yagiye, kandi nta nubwo azapfa kugaruka. Bivuze rero ngo nubona wakomerekeje umugore cyangwa umukobwa, utinye wigireyo, kubera ko nta cyizere abasha kukugirira. Bajya bavuga neza yuko icyizere ari nk'ikirahuri, iyo kimenetse ntabwo ubasha kuyongera guteranya. Bivuze rero ngo hari igihe umugabo ahemukira umugore, akabikora kenshi iyo amarangamutima y'umudamu yapfuye, wayishe. Iyo yagiye abasha no kugenda mukiri kumwe, umutima we wagiye, kuyagarura biragoye. Ntukomeze guta igihe, ntukomeze guta umwanya ushaka kugira gute, ushaka kugosorera mu rucaca cyangwa kuvomera mu gitete. Abadamu bakozwe n'amarangamutima. Umugabo ufite ubwenge abasha kuyabungabunga. Urukundo rw'umugore ni amarangamutima y'usigasira, azamuka buri munsi, ariko nugenda uyamanura arakwihorera, kuyamanura akwihorera. Ariko umunsi azavuga ati ndabona ndimo guta igihe, akigendera, ntuzamwirukeho kuko ntashobora kongera kukugira icyizere. Ibi rero nibyo nabashije kubona abagabo n'abasore mugomba kwitondera. Ibi bintu ni ibintu biri mu mabanga y'umudamu, aba ari mu mutima wiwe, ntabwo azabikubwira. Wowe uzajya umucungira gusa ku mitwarire yiwe, ku mimerere yiwe. Iyo umudamu akunezerewe, unongera mbisubiremo, aba afungutse, muri umutima ufungutse. Ariko iyo agufiteho ikibazo abafunze, kandi abasha no gushaka abandi bantu aganira nabo, mbese aganyira cyangwa se aririra, biteguye kumutega amatwi. Hari abagabo n'abasore batazi gutega amatwi, hari abagabo n'abasore barambirwa vuba. Niwe rero ufite iyo mpano yo kurambirwa vuba, heba, nta mukobwa nta n'umugore uzegera ubona mubasha kugirana kure cyangwa se mwarambana. Umukobwa, umudamu iyo afite umutima mwiza, iyo afite amarangamutima meza, akora ibitangaza mu rugo cyangwa se no mu buzima bw'urukundo. Ariko iyo yakomeretse biragoye kugira ngo umugire uko wifuza, umugire urukundo nk'uko ubyifuza. Ese hari ikindi kintu ushobora kuba wambwira mu byo ntavuze? Nyandikira muri comments. Niba mushya kuri iyi channel, kora like, kora subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Igiciro kwa namwe, nuko nanjye dohote uwimpuhwe, nawe utaha muri video ikurikira. Bye.